arambwira ngo nsobanura kurota urwaye ivunja. Imvunja zazinjira mu birenge, reka barambaza wa ariko nzikurikiranye nsanga ni inzozi mbi cyane. Ni ukuvuga ngo abanashubije ni inzozi ziri très risquant, urota ukumva ari ibisanzwe ariko kumbi waburiwe. Ikintu ukora ugomba gusenga mu ncamake uvuga icyo twita prayer points. urasa ku ntego uvuga ngo imigambi yose y'umwanzi wanjye undwanya ahava akagera ndamushenye ndamunetrarije. No kuvuga ngo buri sengesho ryose ribe ni nk'intwaro urasa ku ngingo kandi ukavuga tumuvumo wose na karande bizanwa na bino bintu nabyo ndabishenye ndabishwanyuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aha ndagira ngo nkosora abantu benshi. Nuvuga Yesu ujye witonda. Ba Yesu ni benshi. Hariho Yesu Yusi, hariho Yesu wundi, hari n'undi ngo bita bari Yesu. Ugomba mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo nushaka kuvuga uwi Nazareti. Mentioninga kuko kuhamagaye ba Yusto bitewe n'ibyaho urimo. Uzahura n'abaguca intege bakurwanye bakwangisha abantu ube wenyine wibane wenyine ubabare igihe kirekire. Abacantege abakwangisha abantu abakunaniza bakunanize kugira ngo ube wenyine kuko rwayivunja ari igunga cyane rwose. Ntiyakora mu biryo intoki zarabyimbye. Niyo akanda ari n'indwara nyinshi zigatangira gutima ijya iturutse mu mano. Umuntu yakwicara ukabona hasi ibintu by'umweru. Byarakurenze rata wenda abantu bo muri generation b'Ikigali ejo bundi turashimira ubuyobozi bw'u Rwanda n'ukuri. Mu Rwanda ibyo ntibikeno ntibyakubuza kubirota. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Bw'Abera Ministries ndagira amateka ubuzima bugahinduka niho nguhaye ikaze wumve ikaze mu byo ukora byose ugubwe neza uri kureba ikiganiro cyacu ndabizi kuzungukiramo byinshi cyane. Turacyari muri cya cyumweru twahariye gusubiza ibibazo by'abakunzi b'Ubumwe bw'Abera Ministries bagiye babaza mu buryo butandukanye n'ibihe bitandukanye. Ntabwo ari bose, ni bamwe mu bo mushumba yafashe agomba gusubiza. Ushobora kuba nawe ufite kimwe mu byo wibaza bihuye na bene data ababashije gufatwa ngo basubizwe. Ubwo ibisubizwa ni ibyo babona ko abantu bagomba kumenya bitoranyijwe mu bindi byinshi. Amazina yanjye ni Jerry n'ubundi turakomeje. Mushumba waramutse neza? Naramutse amahoro ariko mbere uko ngira ibintu mvuga hari umukunzi watubwiye ngo ntiyumvise icyo akwiye gukora ku nzozi zo kurota umuntu ubona umusazi cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Icyambere birambeka amasubiro nk'ibintu bitana akwiye gukora kugira ngo umuntu dusubize no muntu wundi utwaje ikibazo kindi ngiye kubwira. Icyambere agomba kwiyegurira Kristo neza. Kwiyegurira Kristo neza. Akaba mu Kristo neza. Apana kuba mu Kristo w'igice. Kubera umuntu w'igice buryo. Yego. Saa yine ushobora kumusanga abyina ndomboro, saa 5 abyina haleluya yahise azagaruka, saa 8 ahesha abantu umugisha, saa 10 bavuma. Ukayoberwaho ufata. Yes. Icya kabiri
agomba kwirukana karande n'inyatsi neza. 3, tegeka imivumo ive ku buzima bwawe. Gutegeka ni kwa moro. 4, ni ugomba kureka kugendana n'abantu babi bakora ibintu bibi. ubwo ni ukuvuga hari ikigare ugomba kuvamo ukakireka. Yego, ukagisohokamo ukakivamo kugira ngo ugendane n'Imana neza. 5, korerwa deliverance n'umuntu ubizi, ujye ku musozi w'ibyiringiro n'amasezerano no kutamanuka. Kuko dayimoni we ni umudayimoni w'inkazi. Jeri, uriya mudayimoni twarose uva mu musazi, araguhombya agatwara n'amakarito n'utubati. ubundi rero mushumba, inzozi ni igitangaza, kandi rero Imana ifite ukuntu ibigenza umuntu agatangara. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kwitondera inzozi. Izi nzozi ntabwo numvaga ko mu bitekerezo byanjye zishobora kubaho. Akubwo abantu bajya babirota cyangwa bigeze kubirota n'ababirose bumvise icyo basabwa, kuko abantu bari kwibaza se dukora iki, ko n'ubundi mu buzima busanzwe uretse ubw'inzozi, uramutse uhuye n'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa umusazi nk'uko Bibiliya bivuga, aba ari umuntu utandukanye n'abandi kandi wo kwitondera. Rero hari umuntu mpamagaye arambwira ngo nimwanganire mwitabe, kandi uzi ko ndi ku kazi, tubigenze gute? Mwitabe. Dore nimero ariyo muri Kongo. Mwitabe. Wa muntu warose umusazi, twagira ngo nsubiremo wa muntu, tuba twinyujyano cya 2, wa muntu warose umusazi yagombye gukorerwa deliverance, akava ku musozi w'agahinda akajya ku musozi w'ibitangaza n'imbaraga. Yego. Burya hari umutura ku musozi, ati so umusozi uba hehe? Ntago uba muri Kigali, uba muri Amerika. Nta gihugu na kimwe umusozi ubamo, mu mutima w'umuntu. Kandi aho waba uri hose wawujyaho cyangwa mu mutima w'umuntu. Wowe uva ku musozi w'amaganya n'agahinda no kurira, ahubwo kinjira ku musozi w'ibitangaza n'imbaraga, kuko wakoreye deliverance. Kuko nabwiye ngo ni Satani, ni umwaka ugutera igihombo ugatwara n'amayetajeri. Ibintu byose bigenda biyoyoka. Ni umwuka ugutera kubuza kubyara, ukajya ukuramo n'izo utwite. Ni umwuka ugutera ubukene n'amasogisi agacikwa n'inkweto bigacikira icyarimwe. Ni umwuka ugutera icyangiro ku buryo usigaye uhagaze wenyine. Ikintu ukora, ugomba gusenga mu ncamake uvuga icyo twita prayer points. Urasa ku ntego, uvuga ngo imigambi yose y'umwanzi wanjye undwanya ahava akagera ndamushenye, ndamunetrarije. ni ukuvuga ngo buri sengesho ryose ribe ni nk'intwaro, urasa ku ngingo kandi ukavuga ati umuvumo wose na karande bizanwa na bino bintu nabyo ndabishenye, ndabishwanyuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aha ndagira ngo nkosora abantu benshi. Nuvuga Yesu ujye witonda. Ba Yesu ni benshi. Hariho Yesu Yuste, hariho Yesu wundi, hari n'undi ngo bita Bari Yesu. Ugomba mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Nushaka kuvuga uwi Nazareti. Mentioninga kuko ushaka guhamagaye ba Yuste bitewe n'ibyaha urimo. Ese niba uvuye hejuru y'inkumi cyangwa hejuru y'umugore yawe cyangwa uvuye mu byaha, urahamagara Yesu, ni Yuste nyine, ntabwo uri uhamagara Yesu Kristo Nazareti. Tugomba kumenya ko ari Yesu Kristo. Iryo jambo Kristo yazwe mu rukoro vanga ariko ngo ngari Kristo ni Imana ngukomeye n'uwe. Ngo rero ngo nta mbaraga agira ngasenga mu izina ry'Imana. Ngiki? Nyine hari abantu bacanganye cyane badasobanukiwe Bibiliya, bashaka no gucanganyikisha abantu. Yaravuze ngo ibyo musaba byose mubisabe data mubinyujije mu izina. None se ubwo izina nyujijemo n'ubisabye ukomeye ninde? Sekreteri uguha umuyobozi aruta umuyobozi. Umuyobozi we ntabwo ababizi, ahubwo sekreteri aguha audience mugeze. None savuga sindi bumwakira byenza gutagwa audience. Yesu yaravuze ngo ibyo muzasaba byose mujye mubiginginga mubisaba mu izina ryanjye, mubisabe data kugira ngo umunezero wanyu wuzuye. None uruvuga ngo abantu rutana gute? Ngo ntiyavuze ngo mu izina ngo yavuze Imana gusa. No, erega biravuga ngo uvuga izina ry'Uwiteka ave mudatunganye. Kuvuga Imana ifite amazina menshi, Elishadai, Elohim, Jehova Jire, Jehova Shama, ibintu byinshi n'ibindi byose byo ni menshi cyane. Ariko ikiba kiriho niki ukabicagagura akavuga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ukabikuraho. Ngibyo ibintu akwiye gukora bya bintu bitanu. Rero cyambere guhindukira ukakira Kristo neza, ukaba mu Kristo mwiza cyane. Ikindi ukikoraho karande tekuvuka kuvaho. Ikindi kugenda
kwirinda kugendana n'abantu babi, wijyana n'abapfumu, wijyana n'abasambanyi, wijyana n'abajura, abanyangeso mbi, abavuga Imana nabi, abakoresha Imana nabi, abayitwaza, wigendana nabo. Itandukanye. Yego. Kuko hari abatwara karande mu mufuka, hari n'abazitwara mu maraso, n'abazitwara mu mutima. Kandi bose nabo kwirinda. We yabohotse mu maraso ariko ashyira mu mutima. Akubwira ko yambaye ijipo ipantaro ndende itamufata, ariko kuyikuramo n'isegonda nke. Abo bantu bisize amaraso y'abantu, itandukanye nabo bizakunda. So Imana yacu rero umugisha abadukugira ngo baze kubyumva, ngira ngo barabasobanukirwa ikintu cyabo bari bambajije kuko byari bikwiye. Uyu munsi rero ni umuntu none uri Burundi. Barambaza pe, ubu uziko nko mu Barundi 30 ushubije babiri gusa, asigaye barinze basubiza. Uyu turamushuhuje. Ubwiye none ahantu tuye bambwira ati ko pastor habwiwe niki. Harabanditse ngo mbarusha Burundi kandi Burundi rwose warabutembereye. No mu Buhonga. Bwa mbere mpumvise. Ntabwo hazi baza baba Muhonga simavuga hose. Bahatuye Imana ndabashuhuje. Bagire neza cyane Imana. Arambwira ngo nsobanura kurota urwaye ivunja. Imvura zazinjira mu birenge, reka barambaza wa. Ariko nzikurikiranye sanga ni inzozi mbi cyane. Nukuvuga ngo abanashubije ni inzozi ziri très risquant. Urota ukumva ari ibisanzwe, ariko kumbi waburiwe, uri muri danger. Hari undi mugabo utuye mu Gakenya aranyumva turuzura, yambaje ngo ariko bundi ngo kurota ngo niyo nzira yonyine Imana icishamo ngo ntandi yanyuza. Bitamwereka abantu bose bamwitangiriro ko bagiye barota pe. Ndamwereka n'ukuntu Imana yavuze muri Yobu tugatabwira mu ngosho yavuga ngo mu nzu zimwe riko nzavuganira namwe, niyo nzahameza ibyo nigishije ngo mubyumve. Nkamubaza ko basinzire bakabyumvise gute, bitankomeza mu girindi jambo. Ndamubwira ngo ko Yosefu yari umurinzi wa Yesu, kuko Imana bataganiriye amaso ku maso, kamurotesha ati hungana umwana, n'abanyabwenge bararose. Ndabwira niryo yerekwa rizima ritavangiwe, kuko uwo muryamanye ntabyamenye. Abantu bose bahawe kurota, sofu kutazisobanukirwa, ishyiraho basobanuza inkange n'abandi bose. Kandi ikindi cya kabiri, nta nubwo twaye impano zimwe zo gusobanura inzozi. Hari usobanura ukumva ibyo akubwira ntubyumvise, kuko ashobora kuba umunsi umwe yarasobanuye bikamuhira, ariko atari yo mpano ye. Ubundi impano yo gusobanura inzozi ijyana n'impano y'ubuhanuzi, ijyana n'impano yo kubwiriza, ijyana n'impano yo gusengera abarwayi, ijyana n'impano yo gutegeka abadayimoni bakava mu muntu. Kuko kurota no deliverance n'ibiki byose kurota gusobanura inzozi ni impano iri hejuru. Bene no muntu afite nicyo twita ngo ni ijisho ry'abareba, siya. Abari siya ari umurebyi wa kure. So rero hari igihe ushobora gusobanura inzozi umunsi mukagira ngo byaguhiriye, ntibigukundire. Yego. Ugomba kubita izo mpano zose zikubiye muri wowe ku buryo noneho no kumva amagambo. Ariko ikindi kugira ngo ino mpano ikure n'abayifite itarakura, ngiye kubagira inama y'ibintu bitatu. Bajye basoma ijambo ry'Imana. Kabiri, basengeshe mu kuri no mu mwuka. Gatatu, bigire ku bandi babarushije. Wowe kupfa kumubyo ubonye. Hari abavuze ku rubuga rwanjye ngo ko imvura ari nziza ngo wange imvura bayanga u Rwanda, kunyagiye numva ari ibintu byiza. Ndamubaza ngo bishingiye abisobanura yabimbwira. Imvura ni nziza ariko itakunyagiye rwose. Sawa. Ngo buriya ngiguye mu nzu igisenge murarama ngo bisobanura ko muhawe umugisha. No, iyi imvura iguye ku gisenge murarama bisobanura intonganya mu muryango. Ariko imvura ikunyagira biragusangisha umutaka, biravuze ngo uratabara. Umuntu ntashobora kumva imvura yo n'umugisha turabizi twese, ariko no umugisha mu ruhe rwego. Aha rero naho kurota icyo nasobanuraga, icyo twita ivunja. Jingaza barabizi abantu babaye mu cyo. Tubwire ni udusimba tuva ku mwanda tukinjira munsi y'ibirenge. Nyuma y'igihe kakwinjira mu mano, kagenda gakurira muri wowe, kakabukubuza noneho ukakazagira katanakurya, kakazabyimbira muri wowe. Kinjira agasimba kagatera nk'amagi, kakabyimbiramo, kagukuriramo, utanabizi kakazadeforma ibirenge byawe.
niko bimeze reka bitonera babwira inzu zose mama ugahita ugenda babitaga ngo ni ukujyanjarika abamajyanjari yego so no kuvuga ngo amavunja jinga isobanura ko umubwe ko yinjira isobanura ko ifite ibibazo byinshi ariko byihisha ahantu utazi ndetse kugabwaho ibitero ariko byo mu ibanga ntumenye igihe kakwinjiriye gashobora no kutakurya ntukamenya ntabwo kakurya iyo gacikiyemo uruhu gasigamo kakiri gato irabyimba no kuvuga ngo iyo kakwinjiye karamaze gutera amagi byarabaye binini wumva ari byiza ushaka kuhashima wumva ari sawa cyangwa wakanda yego harimo gatera amagi ariko ibeshye umena umutwe wako uhita uhura n'ibibazo hari n'igihe bamwe bafata icyuma bagakata gutya abo nabo byarenze hari uwo twavuye mu minsi yashize gutyo ndashimira ntamuguriye matera ejo bundi tumane ibyo kuyagana iyo muri mugenzi nyikora rero yego ndabizi ngewe nibaga kuko nta kamera najyanayo ariko sinjye bamuhanduye ndabitinya abandi barabikoze nge ndigendera ko bashyizemo n'imiti kwa muganga baduhaye imiti zishyiramo yego ariko bameze neza n'ibirimo arahonga so rero ni ukuvuga ngo izo ntuze zica icyo twita feelings ibyiyumvo none uvuga ngo ivunja yinjiye mu kirenge cyangwa mu rutoki utangira umubiri ntiwongera gukora nka mbere ahubwo wumva washima aho hantu kandi ugashima niko ukababaza ibeshya ugaca umutwe nibwo kakurya ni ukuvuga ngo nicyo kintu ivunja isobanura ni ibibazo byinjira byihishe bikaza kugiraho ingaruka byinjira bucece bikazabyira ni ukuvuga ngo niba urose ivunja umuntu uzirwaye cyangwa ari kwinjira cyangwa uribona ko ntawe uribonesha amaso ritarajya mu kaguru k'umuntu tuba dutaragurika ahantu kandi umenye ko amavunja yose siko yinjira mu kirenge amwe manini akuze ntibishoboka ni turiya dutoya urumva neza ushobora kugira gutya jene hora wifitiye amahoro uri umuntu mwiza warasenze urisabira Imana ubukwe bwiza ariko ntibizakora Imana izaguha umuntu mwiza naragusabiye umugisha nubwo utaramitura ariko ndihanganye nakuzarizana nta kibazo ni ukuvuga ngo ukagenda ufite umutekano wariteguye ukazana umugore umeze nk'ivunja mana we mugashwana wakora icyaha kwita imbwa akakwita ihene ugasoroka rwa mu mutwe igitondo divorce kubera ko wamuzanye uko bishoboka urose ibyo bintu biragusaba ibintu byo kwirinda wipfa kwiyegereza abantu wipfa kwiyegereza ibintu wipfa gukora ibintu byose ubonye irinde kuko ikintu cyose kirakubera umutego ntukimenye ni ukuvuga ngo ikintu cyose ushobora kugera kwizanira cyakubera kibi nta bwiza buri urose uzirwaye ukarota wayirwaye ukarota bahandura umuntu please niba ari ideni babyihoreye amakenga ugira amakenga niba ugiye gucuruza buretse kuko icyo kintu ugiye gukora kizakubera ikishi mu buzima bwawe kandi ubona ko akantu gatoya bizahindura feelings zawe ibyiyumviro byawe uve mu byiringiro bizima ujye mu byo bita ngo useless feelings ukajya mu byiyumviro bitari byiza cyane bitari no sense bidafite akamaro wibuke ko iyo umuntu ashima akavunja kakiri gato aba yumva atakuraho agatoki aba yumva yagumishaho ariko iyo rigenda rikura ribyimba kandi rigahamagara irindi hagira ngo yose yatumanyeho akadeforoma intoki zawe n'inzara uzahura n'abaguca intege bakurwanye bakwangisha abantu ube wenyine wibane wenyine ubabare igihe kirekire abacantege abakwangisha abantu abakunaniza bakunanize kugira ngo ube wenyine kuko urwaye ivunja arigunga cyane rwose ntiyakora mu biryo intoki zarabyimbye niyo akanda ari n'indwara nyinshi zigatangira gutima ijya iturutse mu mano umuntu yakwicara ukabona hasi ibintu by'umweru byarakurenze rata wenda abantu bo muri generasiyo b'i Kigali ejo bundi turashimira ubuyobozi bw'u Rwanda n'ukuri mu Rwanda ibyo ntibyeno ariko ntibyakubuza kubirota niyo mpamvu turi kuvuga mu nzozi ariko hari aho baba bari kandi tukabyira ngo tubishyire ku mugaragaro hano se reka nkubwire ubu leta izicara no mu nzego z'ibanze bamenye umuntu urwaye amavunja waheze mu nzu hari igihe bamuhisha nabo rega nge nshinzwe abana bafite ubumuga bakorerwa n'ihohotera mu kagari ntuyemo niyo mpamvu mbakira hari aho dusanga baramukingiranye baranamuziritse afite ikibazo cy'umugabo mu mutwe cyangwa icyo twita ubumuga bukomatanije ubwo biba bimeze bite atavuga
atumva rimwe atareba abo barabasambanya bakora ihohoterwa ko atabasha kwiva baramukingira n'umukiza bakamuhisha ariko rero ndabishinzwe nyine ko ngiye ngufasha nta miyaga ngushyiriramo ariko ibyo ni ihohoterwa sinemerewe gufunga ariko mpita ntanga raporo uwo mwanya nta mikino nta miyaga nagushyiriramo ni bibi cyane urumva wahohoteye umuntu ntazabasha nabwiye ko nta miyaga nzabashyiriramo nta n'icyo wamvugisha ngo nyaki nta mpamvu abo bana bafite ubumuga bukomatanije ubw'amaguru ubw'amaboko ubw'amaso hariho n'ugenda ugasanga afite imyaka 3 ariko aragaragara nk'ufite amezi 2 yaragwingiye arizana umura nabyo gihewe ndashimira umubyeyi wo mu Buholandi bambwiye ko na Finland azaza gutaha ubukwe yarangiza akajya gusura abo bana Imana imuhe umugisha cyane yego ndabikubwiye ariko buriya ndabyumvise Imana ishimwe cyane so rero ni ukuvuga ngo uzahura n'abantu babi baguca intege bakurwanye bakunanize bakwangisha abantu mu buryo bwose usigara ufite ubwigunge iyo ufite ubwigunge zinjira zihuse kuko izi mbaraga ni nka dayimoni iyi mwitinze mihamagara indi zirahamagarana kandi ije nyuma iba ifite imbaraga kurusha yaje mbere kandi no kugenda ikisadika hagati ya zindi ebyiri zose ko yabonye ahoroshye yego ugasanga zirahekeranye abazwe barabizi bugira umubabaro wo kuba wenyine ikindi menye ko imbaraga hazikunywa amaraso nta muntu urwara imbaraga sibyibuha amanazana imitwe byeze gutya hamwe hakanyunyuka ni ukuvuga ngo uzahura n'ikigeragezo cyaza ndwara z'imbere zangiza amaraso niba atari wowe ni bene wanyu hazamo diyabete hazamo za enemi hazamo ibintu yego ariko binanize wa mubiri wawe ikindi imbaragasa cyangwa imvunda zimenyesha ko ufite ingwane zihishe muri karani n'uvumo ariko utabasha kubona nimwe utakaza amahirwe uwo ntiyakwambara inkweto za ferime ntabwo bishoboka yajya mu bana intoki zabaye nk'iminise afite ipfunwe ntahari bujye mvuga ngo arahishwe kandi uwo muntu mumenye neza ko yarwaye ubonye yarwaye ziriya mbaraga bisobanura ko asa n'uwicaye mu kiguri cy'abadayimoni 100%. mu badayimoni yicayemo hagati turi mu nzozi kurota amavunja. Icyakabiri ni personal health, ubuzima bwite bw'umuntu. Yego bikabisa gutakarizwa icyizere, kujugunywa, gutabwa, gusuzugurwa bikagutera indwara. Burya abenshi barwaye amavunja afite na turoma. Ni wa wundi wari uri aho ngaho baheze inyuma bagaburira hepfo yo mu kiraro. Ni wa wundi nyine uhezwe inyuma afite turoma nawe. Yego birumvikana cyane. Turi gusubiza wabajije avuga ati kurota amavunja bisobanura iki? Ikindi ni babita ngo unresolved cyangwa se ibibazo bitasubijwe. Unsolved problem. Yego. Nuvuga ngo wowe nubwo utayarwaye wambaye inkweto uri muri benzi ariko warose uyarwaye. Vuga ngo uwo muntu hari ibibazo utakemuye mu muryango. Hari mutari mukemura. Uzi ko ari amahoro nyamara ikibazo. Hari ikibazo kikugoye cyane ugomba kwirinda. Rero aba bantu bazakira bate? Icyambere reka bundi ibi bintu reka nkubwire ikindi. Ibintu tubivuze ku birota bisanzwe ariko spiritual bisobanura mu mwuka, mwisi y'umwuka. Bisobanura yuko ibya ukina n'ibyaha. Ibyo urabikora nkagira gute? No kwihorera. Ivunje imwe yarinjiye arareka. Nikomba ntacyo bitwaye. Ariko nujyanje rikabazabimenya. Ku musozi babyanga byakunda imvunje zitsinze mu birenge ugira ingendo itandukanye n'iyabandi. Rwose. Ibirenge biri deforme. Yego. Intoki zikideforme. Cyane. Barongo mu buryo bw'umwuka bisobanura ko ufite ibyaha wagiye ukungika ariko bukera hose uzagaragara. Uzajyanjarika. Uzagushyira ku mugaragaro. Ikindi hari ibibazo udakemuye n'Imana muri wowe. Icyo bisobanura hariya. Ugomba rero kureka ibyaha ugasenga ukaba maso ugasohoza ikintu wavuze.
kurota amavunja Yeah. byerekana ko hari ibintu bitatu wavuze ntiwabisohoza. ibintu bitatu wavuze wabeshya umuntu ko uzamugirira neza ntiwabikora, wahigiye Imana umuhigo ntawe wakoze, wavuze ngo nzajya nkora ikintu cyose numva Imana impaye ngikore mu buryo bwiza, ntabwo uri mu gihe. mushumba tukiri aho hari ukuntu umuntu aba ari mu bibazo runaka cyangwa se abayarokore tukunze kuvuga ngo ni ari mu butayu kubera umubabaro mwinshi agasenga ashyiraho navuga umuhigo, agahiga umuhigo, nyamara umusonga wakoroha akibagirwa ko bya bindi yabivuze. nizo mvunja nzagera gutya na gutya, nzagera gutya, Mana nukora iki, kandi watubwiye none se amagambo yayandi twatura. none se ubundi uzahiga ntabwo agenda gusa hari ahantu aba ari. none se uzahiga umuhigo hejuru y'undi? oya, none Satani waguteye yarapfuye? arahari kandi yumvise bya bindi bavuze. Fata nka Sagihowe ati n'ubundi ibyo avuga ntazabisohoza, ariko uzigera kuri Imana ufata ngo n'ubundi ibyo avuga ntabwo mbyemeye. yefite umufundi nabwo ejo ngo nibyo mbwiye simbyemeye, kandi uko bwarinze ataje bivuze simbyemeye. ariko baba bafite dayimoni. ibyo uvuze na byose ngize gute? noneho hari ububaka saa sita akakubwira ndashonje ngiye kurya akazi. umuntu afatira ingamba yihorera ageze aho ngombwa. urumva rero bivuze ko hari ibyaha waretse utakemuye mu Mana, warayibeshya abantu n'Imana. reka nkubwize ukuri, uzi kubeshya umushonje ni bibi, ni bibi. umushonji, umwana, umuntu mukuru. so nuvuga ngo icyo ukwiye ni ikiranga icya mbere, ugomba kwihana ibyaha. buriya ntuzarindire ngo nkubwize ukuri ngo reka iyo wise ngo nzaba noga ejo nzaba noga ejo, mu minsi ibiri ubunuka. ya mavunja twavuze. yego, bene bano bantu umwuka bigaragaza ko batihana icyaha neza, ariko wange kukihana uzajyangerika, amaguru azamera gutya azitambika. ikindi bivuga ko hari ibibazo utakemuye mu bantu wirengagije ubizi. yego, ubishaka ubifite. ubundi nkubwiza ukuri ntashobora kutaguha icyago yakubwiye ko yabuze uburyo kandi Imana irabireba. ariko uzinda umuntu ukurenganya afite uburyo agomba gucamo. Imana ibaha umugisha. sinzi niba data wa twese adufashe mu nzira zose. wabagiriye inama wese? inama nabagira no gukurikiza ibyo babwiye, kuko nibwo buryo bwiza. Imana nizere ko Imana irambona ashubijwe. yego, n'abandi bose noneho namanuka hepfo iyo ngiyo Nyabuterera aze kunsuruza abantu baho. ni ukuri abantu bose ndaba mu Kibenga nabo ndabashuhuje. mu Kibenga ntawe uzi wewe? i Burundi se nzi he uzahantembereza? mfite ahantu henshi uzantembereza. Gasekabuye ndabashuhuje bose. uzantembereza i Burundi. Gasekabuye ndabashuhuje nibafungura imipaka. yego, shuhuje abantu bo muri hoteli imwe nkunda. hari Arigistera ndayikunda. ndayamamarije rwose muri Rohero ya mbere. ndayamamarije pe. yego, muri Rohero hari abagabo beza cyane bitwaze gutegura ibyo kurya. buriya hari ukuntu hari ibyo kurya bibategura ukumva uraryohewe. yego, ndabashuhuje shuhuje n'abandi bose. n'abandi bashuhuje. Imana ibaha umugisha abantu mu izina rya Yesu ngira ngo nyaboneka ni mwihana ibyaha. mugabo ikindi nari ngiye guta ncika ntavuze, iyo ubirose uri umugore menya ngo hari amabanga umugabo aguhisha ariko ugiye kuyamenya. hari ukuntu abagabo bagura nk'amatungo bakajyana mu cyaro n'ikibanza akagihisha akigira inyuma. si ko mu Rwanda ntibikunda, ntabwo bikunda. iyo ugiye kugurisha abambi akajya kwa notisi muza katanditse se, ariko ko muri systeme ko ndi kumubona muza aho ntabwo kire kugurishije magendo ntawe ubizi. hari systeme bakoresha ugurisha amasezerano aho ntawe gusinyira. yego, ariko biramenyekana. iyo ari umugabo rero nawe ukarota ubona ivunja kandi hari umuntu muhanganye mu muryango, menya ngo hari icyo umugore aguhisha. niba urose nyoko bukwa rwayivunja nubwo yabimwe, menya ngo mufitanye amakimbirane babashikiwe n'abandi bose. ngo icyo gihe iyo urose nk'umuntu menya ko hari ikindi kibazo. noneho iyo urose uzirwaye menya ko ufitanye ibibazo n'abantu benshi. yego, bikemure hakiri kare, kandi kubikemura mu buryo bune. cya mbere ni information, amakuru, kominika. yego, wimbwira ngo urumva n'abandi rero nk'urugero nk'ushobora gufata ikibazo nawe ngategereza ko mumbwira ukajeceka, ariko saa n'ushobora kumbwira ariko Jean Baptiste Sore simbonetse bimeze gutya. nushaka kumbeshya ariko uryamye, ariko hari umuntu wo kwihora ariko wemfurume ntanakuvugishe ukagenda ugahagarara ku muhanda utegereje. uzirwa yamenya gusobanura ngo ugiye gutakarizwa icyizere kubera kubura ubunyangamugayo.
ariko iyo usenze ukabyihandura Imana iragukiza muhabwe umugisha Imana mu izina rya Yesu. Haleluya, murakoze.